reka dutangire tubasuhuza tugira tuti amahoro y'Imana akomeza abane namwe, tubifurije gukomeza kugubwa neza mu bice mugiye muherereyemo, aho muri hose mukomeze muhirwe muhahe muronke dore tubonye agahenge rero ni ukugakoramo cyane. Wa mugani wa muntu wavuze ngo ni ukugenda kare ngo ukagaruka bwije aho bishoboka, hanyuma dukomeza tunirinda mbese niko bimeze kabisa. ni ugukomeza kwirinda, twari tumaze iminsi tudahari ya abantu bakarekana babatese bimeze bite ariko natwe twari twiyibutse twari twaragiye mu karuhuko gatoya nyuma y'umwaka na stress n'ibiki byose, twari twaragiye mu karuhuko gatoya kugira ngo natwe tubanze dutegure intambwe z'ubutaha. Turabasuje rero, turabahobereye cyane aho muri hose ibice byose murimo, abari Mozambique Maputo, abari nabonye n'abari Shokwe badukurikira na za Tete hirya Tete Nampula, ahantu hose impande zose z'iki gihugu tumaze kugikaba za Sofara biri kugenda bikunda. Ariko ikintu cyo nabonye iyo umunyarwanda avuze ngo avuye iwabo mu Rwanda nta nguni atageramo, ahantu hose twabaga dutekereza ko batari twajya kubona tukabona barahari, ariko turabashimira cyane kuba mudukurikira. dusuhuza n'abantu ba Shayishayi, Ebobore naho hariyo bene wacu, na za Shimoyo Shimoyo sinzi aho nabonye muri komantere ngo Beira, Beira turabasuhuza mwese, Cap Delgado bo ni benshi umva, turabasuje cyane, tubasuhuza cyane kandi nanone kabisa nabo mu gihugu iwacu turabasuhuje, Kigali, Cyangugu, Ruhango, Muhanga, za Majyepfo, za Butare hirya iyo Butare, za Musanze, za Rubavu, Gisenyi yose turayisuhuza, Umucanga ku mazi, Ruhengeri yose, mwese turabasuhuza, buri muntu wese aho ari mve ko tumuhaye ikaze kandi tumusuhuza cyane. N'abari hanze ya Afurika bose turabasuje, US, Canada, Norvège, Belgique, abantu ba US, South Dakota, North Dakota, abantu bacu bari muri za South Dakota na North Dakota hirya iyo turabatasha cyane, Kentucky, mwese turabasuhuje. Twigarukiye mu nkuru zacu rero sasa, uwitwa Mondirane hano akomeje kuba akasamutwe. Narimo ndeba akasamutwe buretse ibintu birenda kuzamba. Narimo ndeba ikiganiro yagiranye na BBC, umunyamakuru wa BBC yamubajije ngo ese Chapa aramutse agutumiye muri guverinoma ye mwakorana? Aramubwira ati nta kibazo, njyewe icyo nyine nuko antumira ku meza y'ibiganiro tukicarana tukaganira uburyo tugiye kuyobora igihugu cyacu. Umunyamakuru arongera aramubaza ati ese mu minsi 100 watanze biratanga icyizere ko nta myigaragambyo izongera kubaho? Mondirane ahita antenguha, rero niho hantu nahise boneragaragaza mu bwabwira ati mu minsi 100 nibadakora ibyo nababwiye nta cyizere cy'uko izageza. Ati imyigaragambyo ishobora kugaruka igihe icyo ari cyo cyose mu gihe batakurikije bimwe mu byo navuze ko tugomba gukora. Iryo jambo rero rakoze kurizana, duhita tubihuza rero n'ibiri kuba ubu ngubu. Nanone ukimara kuvuga gutyo urumva hariho byavugwaga ko umubano uri kunugwanugwa hagati ya Venancio Mondlane na leta iriho iyobowe na Chapu Daniel, bavuga yuko bagiye gushyira hamwe bagakorana. Hari amakuru yavugaga ko nyine barimo badiringa, bari mu biganiro, ariko nanone ikigaragara Venancio waracyashyize imbere ibyo yasezeranije abaturage be, ko byagenda kose ntabwo ashaka ko bamushyiramo ibyabo, ashaka ko nubwo bajya mu biganiro bakayoborana ko nawe agira ijambo. Warashaka kubashyiramo ibyiwe, nubwo bazana n'ibyabo ariko nawe akagira ijambo, apana kumubwira ngo kora ibi, apana kumubwira ngo bya bindi wavuze rero ngo bisese, apana kumubwira ngo bwira abaturage ko noneho bitagishobotse, ngo urabona yuko ngo tugomba kubanza ibi ngo tukabanza ibi. Arashaka ko bamutumira ariko bagakora ibyo yasezeranyije abaturage be, kubera ko ashaka kugumana urukundo rw'abaturage rube rw'abantu be. Ntabwo ashaka kuba ibyo bavuga ngo korompi, ntabwo ashaka kuba ibyo bamubwiye akaba ari ibyo akora, hanyuma abaturage bari bamuri inyuma bakamuvuga. Niyo mpamvu avuga ati nubwo bwose banshyiramo ariko ntibibagirwe ko njyewe ngishyigikira uruhande rw'abaturage, kubera ko ashaka kugumana icyizere cy'abaturage.
muri uko kugumana icyizere cy'abaturage rero hari inzirakarengane zishobora kubigenderamo, birumvikana. urumva kandi twabonye yuko n'iki kintu cyari cyabaye cya capu cyo guhamagara Venancio Mondlane bakaganira, bigaragara ko capu yari yumviye abantu benshi barimo nayo ni indi ntambwe, ni intambwe ikomeye, ariko hari umugabo ukomeye witwa Thomas Soromao wari wavuze ati igihe arahira avuga ati njyewe ndashaka yuko bose bashyira hamwe bumvikane bajye hamwe, apana ibintu byo gucamo amacakubiri, ati kuko bo ubwabo iyo bacitsemo amacakubiri n'abaturage bacikamo amacakubiri. Niba ari kubw'inyungu z'abaturage koko nk'uko kuki mutashyira hamwe, kuki mudashyira hamwe ku bwa za nyungu z'abaturage? uwo mugabo rero yabwiye capu ati ntukangwe no kuba perezida, wowe egera Venancio igihe arahira. Rero bigaragara ko capu yari yumvise ni inama yagiriwe n'abantu benshi, abantu bafite ubwenge bose bamugiriye iyo nama. Ikindi imyigaragambyo ya mbere yabaye yose yabaye nta muyobozi igihugu cyari gifite, ni nk'aho umuntu yavuga cyari kiri munsi bacyuho, ariko none imyigaragambyo ibaye igihugu nibyo abaturage banga bameze nk'abatitaye ku kintu na kimwe, cyane ko batekereza ko ndavuga perezida we koruganiza igihugu kuko ari we perezida ubu ngubu, ahubwo yamwifashisha nk'ijwi ribwira abaturage. Ubwo badashyize hamwe nanone baba batweretse koko ko burya atari abaturage bakorera, ko ari abapolitisiye koko. Ubwo rero ikindi kintu twabonye ko hakiri imyigaragambyo mu bice bimwe na bimwe, ko hakirimo n'ibintu byo gutwika. nk'ubu ngubu ikintu cyo kutishyura portage ntabwo bari kucyumvikanaho. mu minsi ishize nk'itatu ine gutyo kuri portage ya Matora ibintu byahabaye, hari n'amavideo yagiye agaragara noneho umuntu ari kugonga umugwanda umusekirite, abasekirite bo kuri portage bamwe barinda kugira ngo wowe utahanyura utishyuye nyine. Yaraje yitambika imbere, rero yitambitse imbere umuhungu aramugonga. we nta byabaye na none, kandi ngo habaye ikintu bita traffic jam ngo ndende ku buryo hari abahageze mu gitondo bavuye mu saa 9 saa 10 banze kwishyura, abari imbere banze kwishyura, abari inyuma bo banashakaga no kwishyura yenda bagahagarara, abandi nabo banze kubakingurira. Ariko aho ngaho bari bagifite umutima wo kutabomora biriya byuma. Nyuma rero haje gufatwa ibyemezo byo kujya babibomora. Urumva na nuza na paraje ya Kumbeza nayo yagize ibyo bibazo, abantu bahaze Kumbeza uburenze zimpetu ujya za Marakwene. Ahubwo twahanyuze tugaruka izo ntambara mbere na mbere twahanyuze tugenda batari kwishyuza nta kibazo, ariko ngo kwishyuza byagombaga gutangira saa 8 saa 9 gutyo. Ayo masaha yari yatangiye kuko batangiye kwishyuza, hagiyemo abakozi mu tuzu tumwe batatwitse batangira kwishyuza. Haba rero bahajira izo mvururu badashaka kwishyura, habaturutse abasore hirya iriya, urumva wagira ngo nibo bakonseye biriya karitsiye, baba baraje babikuyeho bya byuma bati mutambuke, urumva barahahagarara mpaka abantu bose baratambuka birarangira. Abari baje kwishyuza nuko ahubwo byarangiye banayitwitse nanone ku mugoroba waho bamaze kubona ko badashaka guca bugufi, bahise batwika n'utuzu twadusigaye. Uribuka ko twahanyuze bataratwika utuzu twose, utwari dusigaye rero natwo baje kudutwika. Bari batwitsemo nka 2 niba nibuka neza, 2-3 ku ruhande rumwe. Baje gusubirayo rero babonye ko badashaka kureka kwishyuza, bahita batwika byose. Ibyo byabaye ejo bundi ku itariki 22-23 hafi aho gutyo, mu minsi nk'ibiri ishize. Ubwo ni mu byo kuwa gatanu, nibwo byabaye. Noneho ngo n'urubyiruko ruturiye karitsiye bita Makinaki ugana za Matora, iriya portage yaho nayo urayibona, nayo ngo bayikoreyeho ubufindiro. Baba bigaragara yuko rero umuhanda barawufunze, barongeye barafunga bya nyabyo, bongera batwika n'amapine, ibintu twari tumaze iminsi tutabona. Cyane yuko capu akeneye Venancio, abantu bose bagerageza, abantu benshi bagerageza kubyirengagiza, abantu bashyigikiye. Ariko ikibazo cya Venancio nanjye mbona Venancio ashobora kuba atanegosiyika, ashobora kuba atari umuntu ujya inama, ashobora kuba birashoboka. Urumva capu ni perezida, ariko ntabwo bisobanuye yuko agomba kuza ngo amuzaneho bwa busambo bw'abayobozi. Turabizi kuva mbere hose Venancio yagiye yanga kudiringa na capu, yagiye yanga kudiringa n'ubuyobozi bwari icyo gihe. Uzi ikintu se kibitera, bo baramuzana bakamubwira ati ugomba kujya mu mujyi umwe natwe, icyo twadesize ukagikora ukumvira amategeko. Ariko iyo bazanye ibintu byo kumvira amategeko n'abayobozi badashyizemo umuturage ahita byanga Venancio.
ahita byanga, aracyafite amavamuhira yo gushyira umuturage imbere kuko yumva yuko hari ikintu Samora Machel yashakaga bo batari gukora kandi bitwaje izina rye. Niyo mpamvu rero bavuga ngo ntabwo yumvikana, ni uko bo bashaka kumushyira ku mujyo wabo kandi we akaba adashaka kujya mu mujyo wa politiki idashyira mu muturage. Hagati aho rero nyuma yo kongera gutwika harimo n'abantu biyemeje kugenda bafunga amaferaje, ibyo bita feraje hano ni amakenkayori aho bacuruza ibikoresho by'ubwubatsi harimo na sima, bavuga bati perezida w'abaturage yavuze yuko sima igomba kumanuka, namwe mugomba kuyimanura tutitaye ku zo mwari mwararanguye ku biciro bihenze, mugomba kumanura. Ni ukuvuga ngo ntabwo bitaye ku gihombo umucuruzi yagira kubera ko yari asanzwe afite sitoke yari yararanguye ku giciro kimuhenze. Ntabwo bari kubaha igihe cyo kubanza kugurisha izo bafite kugira ngo cya giciro koko kimanuke, cyangwa se bumvikane na leta ibabwire ukuntu izabakura muri ibyo biciro, muri ibyo bihombo. Bo barajya gufunga amaferaje cyangwa ayo makenkayori batitaye ku gihombo cy'umucuruzi. Ibyo bintu nabyo si byiza, biri kugaragara nk'akavuyo rwose. Ikindi hagaragaye gusimburwa k'umukuru wa polisi wa wundi wakomeje kugenda tubeshya ngo musohoke mujye gukora, ngo nta kibazo, ngo turabarinda, ngo ibiki n'ibiki, bikarangira badusahuye batwibye kandi yatubeshye. Uwo bita Bernardinho Raphael bamukuyeho rero, bashyizeho uwitwa Joaquim Adriano Silva. Ubu niwe mushya, niwe mukomanda mukuru. Turebe icyo azabikoraho rero ku kavuyo kose kari kuba, turebe ikintu azagakoraho. Mu bwana bigaragara ko nawe yaguwe neza ku bintu bijyanye na ka ruswa gashobora kuba gashyikayo amahoro. Niba ari ibyo ko numva naho tuzagerera. Hagaragaye rero nanone, hagaragaye mu minsi ishize gusahurwa kw'imodoka ya CDM rero ni nk'uko wavuga Bralirwa, yari itwaye inzoga ahagana mu bice bya zona verde. Abaturage barayataka, barayisahura yose bayikoramo akazi. Ikamyo nini rwose, iriya y'amapine 24 banza, iriya ikurura bibiri, imwe imbere, iki kontineri kimwe imbere ikindi inyuma, yose barayisahurira arangira. Hagati aho rero akomeje perezidenti uriho Daniel Chapo akomeje kugenda asimbura abayobozi mu bice bitandukanye, harimo n'abambasaderi. Yarabagerereye, akomeje kugenda akora impinduka mu buyobozi bwe, twizere ko no mu mikorere ariko bizagenda. Ikindi Venancio Mondlane akomeje kugenda asura imiryango yagizweho ingaruka n'imyigaragambyo. Hari akantu nabonye barimo kuvuga ngo Trump ngo akijya ku butegetsi ngo yahise ahagarika abatinganyi, ngo yahise ibintu nyine birenga nka bingahe, ariko mu bintu yakoze yagiye ahagarika harimo n'amapasiporo y'abantu bari baremewe na HCR, bari bagiye kujya muri USA, bose bari baremewe, baramaze no gukatisha amatike, abantu bagera ku 10,000 bose pasiporo zabo zakansorenzwe bose. Abantu benshi muri biriya bihugu bya za Irani, bya za Philippines, za Iraq, za ubwo harimo abantu ku isi yose nyine bashaka kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bose ibyangombwa byo byakansorenzwe na Trump. Yavuze ko n'inzego zibishinzwe zitongera kugira ibyangombwa zitanga. Ubwo ni ukuvuga ngo nta mwimukira wongera, muri aka kanya nta mwimukira n'umwe Trump ashaka. Ako kantu bavugaga ngo Trump ngo yamaze gukura Amerika muri OMS, ngo yamaze gukura Amerika ngo mu masezerano y'i Paris, yego ko ngo yamaze kohereza abasirikare ku mupaka, ku mupaka uhuza Amerika na Mexico. Ngo yamaze kandi nanone ngo kongera kugarura TikTok. Anavuga ko kandi nanone Abanyamerika bari bayifunze ngo bashaka kugurira ibona umunyamerika uyigura kugira ngo ikorere muri Amerika. Nicyo kintu bakora, ni ubukoroni bakora. Ikintu cyose babona gifite muvuma baba bashaka kukiba mu maboko yabo. Noneho arongera avuga ko adashaka abage,
umva benshi noneho banimutse. Ibyo abikora mu masaha 24. Bimutse abenshi bariya Noneho b'ibikomerezwa bakomeye bafite amafaranga benshi bigire mu bindi bihugu byemera abageni. noneho uyu wavugaga ibi ngibi yanditse ngo none twebwe mu minsi 6 turacyari gusenga, ngo turi gusengera igihugu n'ibigitiza. Abandi barashyira mu bikorwa, twebwe turabanza gusenga. Ariko gusenga ni byiza, ariko Imana nayo iravuga ngo gira bo ubwenge. bashakaga kuvuga ko uyu capa ari gutinda gushyira ibintu ku murongo, nabe mu by'amasengesho abanze ashyira ibintu ku murongo. Igihugu Imana yarakibonye, nakora akazi kandi mu bikorwa, pana guhera mu bayobozi gusa, hano hasi ibikorwa bitari gukorwa. Hari n'andi makuru rero avugwa ku rugamba rwo muri Congo ruhuza, ntavuga se ngo ruhuza cyangwa rutandukanya FARDC na urugamba ruri guhuza bahuye bityo. FARDC na FDLR na M23. Urugamba rurarimbanyije. Mu minsi yashize habonetse umugabo twavuga ngo yari akomeye muri Congo, yikundiraga amaselfie cyane. Ni ukuri ngo banamurashe ngo ari gufata selfie. Umugabo witwa Chirimwami, yari Peter Chirimwami Nkuba, yari guverineri militaire wa Nord Kivu na Sud Kivu. Ubwo rero bavuga yuko ngo yajyaga, ngo bamwe barabeshye ngo yajyaga ngo atanga ngo urugamba, ariko gutanga urugamba si ukurutanga, ahubwo ntago yari twavuga ngo nta tactique z'urugamba yari afite. Agahita rero yari umusivili wambaye uniforme, akahita yigira mu bice bitarimo intambara, noneho bya bice birimo intambara n'ubundi bakahafata. Kubera iki? Nta mukuru uhari ngo atange n'amaoda. Uri kumva, wigire mu bice bitarimo intambara nyinshi. Bakavuga rero ngo yagambanye ngo nawe M23 ngo arahatanga. Niba yagambanaga nayo se kuki yamwishe? Nuko rero ngaho nuko bimeze. Ababura ibyo bireguza bavuga yuko ngo yajyaga ngo atanga ngo ibice bimwe na bimwe ntibemerere mu kuba M23 nyine izi kurwana. Hagati aho hari undi mugabo nawe w'umurundi wari uri mu ngabo zagiye gufasha FARDC kurwana muri Congo, witwa Reverien Ndikuriyo wa CNDD. uwo yari perezida w'ishyaka CNDD-FDD ry'u Burundi. Nawe rero yaguye mu rugamba. Yarugiye hatese kandi yagiye bagiye gutabara. Nuzi ko se abarundi bohereje ingabo zo kujya gutabara FARDC. Igisirikare bari kohereza kubera iki we yagiye? Nawe rega ashobora kuba ari umusirikare. Ntabwo waba perezida w'ishyaka uri n'umusirikare, ntabwo bishoboka. Ubwo rero yaguye ku rugamba, ahubwo ubwo wasanga hari utudiru runaka yari yagiye muse buriya. Nabyo byashoboka, ibyo bavuga ku Rwanda ugasanga nabo babikora. Murumva kuba bariyo baranabyemera. Yasubije plaque rero, twabifuriza iruhuko ridashira. ari Chirimwami, Peter Chirimwami Nkuba, ari Reverien Ndikuriyo, twabifuriza iruhuko ridashira. Imana ibakire mu bayo kandi batuza heza nk'izindi ntore zayo. Mbese ndumva twasoreza ahangaha tubifuriza ibihe byiza. Ariko twe twibagiwe mu minsi yashize nanone haherutse kuba imyigaragambyo y'inyanya z'impeto. Ibiciro by'inyanya byarazamutse cyane. Ni imyigaragambyo yakozwe n'abantu benshi cyane, n'abacuruzi n'abaturage basanzwe. Niba ari abacuruzi, ariko buriya ni abazirangura ngira ngo. Bari kubwira abazizana nyine, urabizi ko zimpeto haza ibimodoka binini, abantu bakarangura ku bimodoka. Ubwo rero ngira ngo wenda nibo babwiraga ngo bamanure ibiciro, nabo bakora nyine imyigaragambyo, bararirimba reka biracika inyanya nizimanuka, ntibagabanye igiciro cy'inyanya, kandi kuko ziba zihenze cyane. Inyanya zahenda abantu bakaba bati ni nko guhendesha umunyu cyangwa umuceri. Bigomba gukomeza ku giciro gisa n'icyoroheye kugira ngo tekereza tuvuge nk'igitebo baguraga 700 cyari kigeze ku 1,700, hariyongera igihumbi cyose, 1,700, 1,800. Ibintu birakabije. Nk'umuceri wo kurya nawe ngo igiciro bidasanzwe cyane, 600 ngo 2,700, 2,300 waratumbagiye. Tekereza amafaranga byavuye ku 1,200 bigeze kuri 2,000 na ibintu birakabije nabyo wamugana. Tubaye rero dusoreje ahangaha tubifuriza ibihe byiza. Muhahe muronke, twirinde, turinde abacu kandi n'ibyacu, twirinda kugenda tuganira ururimi rutari rwa hano mu tuganira Ikinyarwanda cyangwa Ikirundi cyangwa Igikongomani.
mbese Ni twe gutuma ukwitonda. badutekerezaho, twe kubaha impamvu. Ni ukwitonda byaruta wicecekeye. Ikindi nubona bari kukwiyenzaho rwose ntukazajye uterana nabo amagambo, jya ubihorera urebe ko bakureka amahoro wigendere, kubaho amagara araguma. Niko bimeze kabisa. Cawo mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibarinde. Tubibutsa ko ukeneye inzu, ukeneye ikibanza, ukeneye iseta yo gukoreramo, waba si ibyo byose ubifite ukeneye ubikeneye, ibyo byose waduhamagara kuri iyi nimero iri aho ngaho kuri sikirini yawe. Turabikora ibintu bikajya mu buryo. N'ibintu bijyanye n'ubukwe by the way. Mwebwe mushaka umuntu bakamera, mushaka umuntu bafotora, ibintu bijyanye n'amashusho, icyo kibazo nacyo twagikemura rwose. Amavideo byose. Ikindi murabizi yuko hano hatari iwacu, turi kure cyane. Umuntu wakoze ubukwe ashaka yuko abantu bari mu Rwanda baba bari kubukurikira, cyangwa wagize ibyago ukaba ushaka ko abari mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu cyangwa i Burundi cyangwa he baba bari kubikurikira, nabyo turabikora. Ibyo bita live streaming byose turabikora, byose twabishyira mu buryo nta kibazo. Nimero niyo gusa, nimero niyo ngiyo, katwegera. Ciao, mugire ibihe byiza, Imana ibarinde. Ciao ciao. Nirinde n'abanyu.